aravuga ngo kubabazwa kwacu kwanya gatoya ngo kw'igihwayihwayi, my goodness, ngo kwiyongeranya iteka kuturemera ubwiza, ngo kuko twebwe nitureba kuri ibi bintu biboneka. Buriya abantu bafite imboni z'amaso zishingiye ku mitungo bareba, ku mitungo bafite, ku bintu runaka bahashye, uwo muntu ntabwo aba afite kwizera. Ntabwo kwizera kwacu gushingiye ku nyubako z'amatafari. Kwizera kwacu inyubako zabo byaba byiza, ariko zibaye zidahari ntabwo byabuza imodoka y'umurimo wa Yesu gukomeza, ntabwo byabuza ubuzima bwacu kuramya Imana, ntabwo byabuza ubuzima bwacu kuvuga Imana no kureka umurimo wa Yesu. Imfatiro z'umukiranutsi zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Ingingo ya mbere, umukiranutsi abeshwaho no kugendera mu mahame y'ijambo ry'Imana, akabeshwaho no kureba ibitaboneka, kuko ibiboneka ni iby'akanya gatoya. Ingingo ya kabiri, umukiranutsi abeshwaho no kwizera Imana, kuko abazi neza yuko iriho kandi Imana igororera abayishaka. Abaheburayo 11:6 haravuga ngo umuntu utizera Imana ntabwo ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana wese akwiriye kuyizera kandi akamenya ko iriho kandi akaba azi neza yuko igorora abayishaka. Umukiranutsi rero ndabaramukije mwese bakundwa bene data, aho umunsi ugeze turagira ngo tubaramutse tubiyegereze kuri uyu munsi mwiza Imana yongeye kuturemera kugira ngo tuwishimiremo. Jewe mubona ni Pastor Steven ubagaburira ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Bagira ngo rero munyemerere mbiyegereze nanabashimire umurava n'urukundo rwanyu. Ntabwo nzahwema kutabivuga no kutabibashimira, koko iyo mubikora turabibona, iyo mukora subscribe turabibona, iyo mukurikirana ijambo ry'Imana biradushimisha. Ibyo bidutera umwete wo gutegura ijambo ry'Imana kuri bagaburira buri munsi. Nibyo bitwongera imbaraga zituma mutubona umunsi ku wundi. Turagira ngo rero muri aka kanya mutwemerere dusenga Imana, noneho tubone kwinjira mu ijambo no kubabwira ijambo twabategura uyu munsi. Mana yacu tuguha icyubahiro, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yabanye natwe, bana natwe mu rugendo tugejeje muri uyu mwanya. Turabigushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko tugejeje muri ibi byicaro turi amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganiriza rero abatuye isi bose abadukurikirana, tugiye kuba ijambo ry'inkomezi, ijambo ry'ibyiringiro. Iri jambo urikoreremo kandi rize rifite imbaraga n'ubwenge kuri abo bagiye kurisoma, kuri abo bagiye kuryumva. Ryongerere imbaraga umutima wari ucitse intege, ryongerere kwizera kuri abo wari kumaze kugabanuka muri bo, kandi iri jambo ribongerera imbaraga zo gutsinda ibihe buri umwe wese yabanyuramo. Reka iri jambo ryunge umutima w'umuntu kuri wowe, bimenyekane ko ari wowe Mana, mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa rero, murakoze kuba mwiteguye kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagira ngo rero aka kanya tubahe ijambo. Ejo n'ejo bundi twabahaye ijambo rifite igice cya mbere n'icya kabiri. Ijambo rivuga ngo ongera ubikore, bagiye turivugaho mu buryo buri samare dusamarayizinga, ariko tuba twabahaye n'ibizanditswe. Turabashimira ko muba mwabikurikiranye kandi benshi mukatugaragariza yuko ijambo ry'Imana ryabubatse. Dore ijambo rero rikomeye uyu munsi numva rindi ku mutima ngiye kuguhereza. Ni ijambo rivuga ngo
imfatiro z'umukiranutsi zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zawe zamaze gusenywa, ese umukiranutsi yakora iki? Ibi bihe tuhagazemo ni ibihe byo kubeshwaho no kwizera. Reka dusome ijambo ry'Imana twamaze gusenga. Turasoma Zaburi ibice bya 10 umurongo waho umurongo wa 3. Haravuga ngo niba imfatiro zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zashenywe niba imfatiro zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Ni ijambo ririmo ikibazo kibaza. Imfatiro zashenywe, gira umwanya wo kubitekerezaho no kubyibaza mbere yuko tuguha ibisubizo, ariko ugira umwanya wo kuza kubyibaza. Ndagira ngo munyemerere muze kunsubiza muri comment, mwebwe abakunda ijambo ry'Imana mukarikurikirana, muze kumbwira icyo murivugaho, muze kumbwira icyo mwakora. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo imfatiro zamaze gusenywa, umukiranutsi muri uwo mwanya yakora iki? Turaza kuyibona mu buryo burambuye. Imfatiro z'umukiranutsi, iki ni ikibazo. Ni ikibazo cyashubijwe na Habakuki. Umugabo witwa Habakuki, ni ikibazo cyabajijwe. Habakuki arasubiza ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Habakuki yaravuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera Imana. Kubera iki? Kwizera Imana ntabwo tubizanirwa n'ibidukikije. Kwizera Imana kw'abakiranutsi ntabwo gushingira ku byo atunze. Kwizera Imana k'umukiranutsi ntabwo gushingira ku miryango mugari cyangwa se amashuri runaka yaba afite. Umukiranutsi yizera Imana gusa, ibyiringiro bye bikaba mu Mana gusa. Umukiranutsi yizera ubugingo bw'iteka. Habakuki yaravuze ngo ntabwo ndabwiriza ariko ndiyo ndakora, ndiyo ndagutegura mu bwenge. Umukiranutsi Habakuki yaravuze ngo naho imitini itatoha, mva imboni z'umukiranutsi, ngo naho imitini itatoha, inzabibu nizera imbuto, amashyi agashira mu biraro. Imitini niyari cyangwa se inzabibu nizera, ngo nta mpamvu ihari n'imwe yamubuza kwishimira Uwiteka Imana ye. Haleluya. Rero imfatiro zashenywe, umukiranutsi yakora iki? Imana idufashe iri jambo turyumve. Wowe wamaze gushika mu rugo cyangwa se akazi kawe, reka tukabare nk'ifatiro. Akazi kawe ukora reka tukabare nk'urwo rufatiro rutumye umuryango wawe uriho, cyangwa se ibyo wakoraga reka tuyifate ko arizo mfatiro. Uyu munsi byamaze gukurwaho, wareka agakiza ukajya mu kabari ukajya kunywa inzoga. Wareka agakiza ukajya kunywa inzoga, akaba aribwo ugiye guhima Yesu. Inyubako zamaze gukingwa kubera ko utujuje ibyangombwa. Wajya guhimana n'Imana ukajya kunywa, ukajya kuvuga ngo Imana ntabwo inkunda, ngo Imana ntabwo nguki, ukajya guhimana n'Imana ukajya gupagana. Oya, dore Pawulo ukuntu yavuze. Ndiyo ndavuga ku kwizera. Reka dusome igitabo cy'Abakorino ba kabiri, turebeyo gatoya tugaruke. Imana ibahe umugisha cyane. Igitabo cy'Abakorino ba kabiri, Imana idufashe cyane ku bice 4 ku murongo wa 17. Haravuga ngo kubabazwa kwacu
kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni intumwa Pawulo, aravuga ngo kubabazwa kwacu kw'akwanya gatoya, ngo kw'igihwayihwayi, my goodness, ngo kwiyongeranya iteka kuturemera ubwiza, ngo kuko twebwe ntitureba kuri ibi bintu biboneka. Buriya abantu bafite imboni z'amaso zishingiye ku mitungo bareba, ku mitungo bafite, ku bintu runaka bahashye, uwo muntu ntabwo aba afite kwizera. Ntabwo kwizera kwacu gushingiye ku nyubako z'amatafari. Kwizera kwacu inyubako zabo byaba byiza, ariko zibaye zidahari ntabwo byabuza imodoka y'umurimo wa Yesu gukomeza, ntabwo byabuza ubuzima bwacu kuramya Imana, ntabwo byabuza ubuzima bwacu kuvuga Imana no kureka umurimo wa Yesu. Imfatiro z'umukiranutsi zashenywe. Umukiranutsi yakora iki? Ingingo ya mbere, umukiranutsi abeshwaho no kugendera mu mahame y'ijambo ry'Imana, akabeshwaho no kureba ibitaboneka, kuko ibiboneka ni iby'akanya gatoya. Ingingo ya kabiri, umukiranutsi abeshwaho no kwizera Imana, kuko abazi neza yuko iriho kandi Imana igororera abayishaka. Abaheburayo 11:6 haravuga ngo umuntu utizera Imana ntabwo ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana wese akwiriye kuyizera kandi akamenya ko iriho kandi akaba azi neza yuko igorora abayishaka. Umukiranutsi rero abeshwaho no kumenya yuko Imana yizeye izamugororera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Mose amaze gukura, amaze kugwiza imbaraga zo kwizera, ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo ahitamo kwemera kureka ubutunzi bw'Abanyegiputa, ngo yemera gutukwa azira Kristo, azira Imana ye, ngo kuko amaso ye yamwerekaga ingororano azagororerwa. Oh my goodness. Bakozi b'Imana batandukanye, mwese abadukurikirane mu ngeri zitandukanye z'abantu, tuzanyira ijambo kugira ngo tugukomeze ku Mwami. Ifatiro zawe zashenywe. Ese akazi kahagaze waba umupagane? Ese uyu munsi ibyo wakoze usanze uyu munsi filime yizinze, wabeshwaho gute? Watangira kureba ute? Ese watekereza ute? Dore igisubizo cy'abantu biringira Imana. Ramasakayababasenderebo. Umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Riravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be none n'iteka ryose. Ndagira ngo muhumure kandi mukomezwe n'ijambo ry'Imana. Ba Daniyeli barakomeye, bari mu gihugu kitari icyabo, bategurirwa intare, baramufata bamujugunya mu rwobo rw'intare. Intare zimurebye zimugiriraho igikundiro, nawe azigiriraho igikundiro, arara muri veya. Marayika yagiye hagati ye n'izo ntare, buracya itegeko ry'ubuperesi rirahinduka. Abamugambaniye rwihishwa, abamuteguriye inama zo kumwica rwihishwa, byabyutse mu gitondo umwami yategetse yuko itegeko rihinduka. Ababigambanye n'ababiteguye n'ibitegeko ryarebye bapfa mu cyimbo cya Daniyeli. Ndagira ngo ngubwire ngo umukiranutsi areba ibyo mu gihe kizaza, kwizera ko kumwereka kubana n'Imana iteka ryose. Ibintu byaba bihari byaba byiza, ariko byaba bidahari, ubushobozi bwaba buhari bwaba budahari, ntabwo ukwiriye gucibwa intege n'ibi bihuri mu gahagaramo. Imfatiro zawe zishobora kuba zawe nawe wahindukiye iburyo ukabona imfatiro zashenywe. Ushobora kuba ureba imbere yawe
ukabona imfatiro zamaze gusenywa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umutima wawe niwongere usubire ku rufatiro rwo kwizera Imana. Rwo kwizera Imana. Umukiranutsi abeshwaho n'amahame y'ubwami bw'Imana. Umukiranutsi abeshwaho no kumenya ko Imana naho imitini yaba itarera, naho ikime cye cyaba kitaratonda, naho ingamiya zashira, umukiranutsi ikime cyo kwishima muri we, kwishimira Imana ye, ntabwo bijya birangira, ntabwo birangizwa n'ibihe, ntabwo birangizwa n'ikigeragezo, ntabwo birangizwa n'agahimano k'isi n'urwango rwayo. Umukiranutsi yomatana n'Imana, byaba mu bihe byiza akabana nayo mu mahoro, byaba mu bihe bibi akarushaho kugaragaza umutima w'ubutwari no guhagarana n'Imana ye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Icya gatatu tugomba kureba, umukiranutsi abeshwaho no kumenya ubuzima bwe bw'iteka ryose muri Kristo Yesu. Yohana 3:16 haravuga ngo kako Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo abantu batazigira barimbuka, ahubwo bazabona ubugingo bw'iteka ryose. So kwizera k'umukiranutsi ni ukumwereka ko afite ubugingo bw'iteka muri Kristo Yesu. Kandi icyo gihe bimuhesha kwihanganira kubabazwa kw'igihwayihwayi ko mu buzima bwa none, akabeshwaho no kureba ibitaboneka kubera yuko ibimuca intege n'iby'amaso y'umubiri amwereka, ibimuca intege n'ibimuhinyuza n'iby'ay'amaso atwereka. Umukiranutsi rero akomezwa no kureba ibyo mu gihe kizaza azagororerwa n'Imana igihe azaba yanyuze muri ibyo bintu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Dawidi ngo amaze gusanga Sikaroti aduye, yamaze kunyaga umudugudu y'abagore barira, abantu bagire abagore barira, abasirikare ngo bariraga nk'abenda kumutera amabuye. Reka turebe muri Samweli, reka turebe aha hantu Magere. Imana ifashe cyane. Noneho nze Magere, Imana ihabwa icyubahiro, nze Magere mabereke. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo abantu bariraga basaga n'abagiye gutera Dawidi amabuye. Reka sinakubwira. Noneho Dawidi yasanze Sikaroti umwanzi yayitwitse, ngo ahageze abantu bariraga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bariraga nk'abenda kumutera amabuye. Reka sinakubwira. Aragenda yinjira mu cyumba cyo hejuru, arangije asenga Uwiteka. Ariko Bibiliya iratubwira ngo muri ibyo bihe ngo Dawidi yikomeza ku Uwiteka Imana ye. Samweli wa mbere ibice 30 ku murongo waho wa gatandatu aravuga ngo maze Dawidi arababara cyane be, ngo nuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda. Uyu munsi nawe ushobora kuba ufite agahinda gatewe n'imfatiro zawe zamaze gusenywa. Imfatiro zawe zishobora kuba zisenywa, imfatiro wazigereranya n'ibyo ngibyo umutima wawe uzi. Uyu munsi ibihuri mu kunyuramo, imfatiro wazita ikintu runaka cy'umurimo wawe waruhagazeho, cy'ubuzima bwawe waruhagazeho, ariko hakaba habaye impamvu zo kunyeganyezwa kw'izo mfatiro. Icyo gihe wabigenza uterera. Ni ikibazo cyo kwibazwa. Umukiranutsi no kwizera. Aha ngaha aravuga ngo abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese yarababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa, ngo ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka. Aha ngaha nicyo nshaka kuburira abantu bose bankurikirana. Mushumba, muvuga butumwa, mwana w'Imana, mwese mubankurikiranye, nta handi tubonera ubukiriro, nta handi tubonera ihumure. Aha ndakugira inama, imfatiro zawe niba zamaze kunyeganyezwa, umutima wawe niwongere wikomereze ku Uwiteka, ikomereze ku Mana, niho tubonera ubukiriro. Imana niyo yomora umutima wacu. Iyo imfatiro zacu zamaze gusenywa, tubeshwaho no kumenya ngo ibitariho biriho, kandi ibidahari tukabibona nk'ibizaboneka mu gihe kiri imbere. Icyo gihe Imana iradususurutsa tugakomera, ntitwongere gusubira inyuma. Kubera iki? Nta mpamvu yo gusubira inyuma mu kwizera, nta mpamvu
zo kuba ingabo zisubiza umutima inyuma. Tugomba kuba turi abakozi b'Imana bagomba kubihamya mu bihe bibi cyangwa se mu bihe byiza, Kristo akagaragazwa muri twebwe. Imana ihabwa icyubahiro. Mukiransobeshwaho no kwizera. Niyo ibintu byasubirira udubi, naho intare bazishonjesha, naho ibintu agahinda kaba ari kenshi, ikomereze ku Uwiteka gusa, ikomereze kuri we. Ntugaterwe ubwoba n'ibyo Satani yagupangiye mu buzima, ikomereze ku Mana, kuko ni wabuze impamvu y'ikintu icyo ari cyo cyose. Rero nshuti zanjye bankurikiye, reka twumve ikindi gikurikira. Haravuga ngo maze Dawidi abwira Abitayeli umutambyi, aramubwira ngo mwene Meleki ati ndakwinginze nzanire evode hano. Nuko Abitayeli azanira Dawidi evode n'umwambaro w'abatambyi, aherako agisha Uwiteka inama ati ndakurikira ziriya ngabo ndazifata. Uwiteka aramubwira ati zikurikire, kuko utazabura kugarura byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. So Dawidi agisha inama Uwiteka. Uyu ni umukoro nshaka kubwira abakunzi banjye mwese bankurikirana. Iri ni ijambo, iki ni igihe cyo kugisha inama Imana. Iki ni igihe cyo kwegerana n'Uwiteka. Iki ni igihe cy'agakiza k'umuntu ku giti cye. Iki ni igihe cy'umuntu w'Imana agomba kwegerana n'Imana. Kubera iki? Imfatiro ziriyo zirasenywa. Imfatiro ziriyo zirasenywa. Iki ni igihe cyo kugaragaza agakiza. Iki ni igihe cyo kugaragaza ubukristo. Iki ni igihe cyo gushikama ku myizerere. Iki ni igihe cyo gukomera ku Mana yawe, yarangiza ikakunyuza mu bikomeye. Hanyuma hakurya ya hano tuzicara turirimbe, hirya y'ibyaturwanyije tuzashima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uce bugufi dusengane. Yes, uce bugufi dusengane. Ni ijambo rivuga ngo imfatiro zawe zamaze gusenywa, wakora iki? Uriyahura se? Biragenda gute? Ntabwo ushaka kuvuga byinshi. Mwumva icyo Umwuka abwira itorero. Niyo mpamvu imfatiro zawe zari wabikora iki? Urajya mu kabari upagana? Urabigenzura? Wahunga igihugu cyawe se? Kandi uri umwenegihugu? Byagenda gute? Urukundo rwawe n'Imana rushingiye ku nyubako yaguhaye. Urukundo rwawe n'Imana rushingiye ku modoka yaguhaye. Urukundo rwawe n'Imana rushingiye ku bana yaguhaye. Urukundo rwawe n'Imana rushingiye ku bifatika. Niba ariyo mitekerereze wari ufite, akaba ariyo mikirizwe yawe, ndagucebuye. Wari ukiri umwana mu mwuka, ntabwo urakura. Niba urukundo rwawe na Kristo rushingiye ku byo aguha, ntabwo uragwiza kwizera. Ukeneye imbabazi no kwegerwa muri bibi. So umukiranutsi amenya yuko ibiriho byaba bidahari, abeshwaho no kwizera. Naho imidini itatoha, nta cyamubuza gukomeza ari umuntu w'Imana, kandi akishimira Imana ye, akayishimira muri ubwo buzima bukomeye. Impamvu intumwa za mbere n'abandi batotezwaga bazira kwizera Yesu ngabo gapfa, ariko Yesu muri bo akagaragazwa, bakanyura muri ibyo bihari intwari. Ntabwo bari bafite kwizera kudashingiye ku bifatika. Bari bafite kwizera gushingiye ku Mana yabo. Ndagira ngo upfukame gusengera. Upfukame gusengera. Pfukama dusengana Imana. Subiramo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, mbabarira ubwoba, ndiganye ibyaha by'umutima wanjye. Uyu munsi wa none umbabarira intege zose no kwibaza no kwitindaho cyane. Nyemerera unyongerera imbaraga muri iki gihe. Unyuzuze kwizera. Amazina yanjye yandika mu gitabo cy'ubugingo, uyavanye mu gitabo cy'abarimu. Mu izina rya Yesu, amen. Iryo sengesho niba urisubiyemo kuri wowe ukeneye kwakira agakiza, ukaba usubiyemo iryo sengesho, ubazwe kubaye umukirisitu. Reka nsengeye umuntu wese ushobora kubira ijambo yamaze kumva yuko ryavugaga ubuzima bwe. Reka gusengere. Mana yanjye nkorera iteka ryose. Nsengeye abana bawe muri iki gihe cyane, itorero ryawe ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nsengeye abakomeye, nsengeye aboroheje, nsengeye itorero rya muri rusange, nsengeye abahamagawe, nsengeye abakomeye, nsengeye n'abatarakumenya amaze kukwakira.
kubera ubutumwa bwiza mwami bumvishije. Abo bose imbaraga zawe nizuruke ziriya zagusanze ku gashyamba k'Getsemani, marayika akakongerera imbaraga. Ongereramo abahamagawe imbaraga muri iki gihe kugira ngo turenze iki gikombe, turenze ibi bihe duhagajemo mu izina rya Yesu. Ubehe gukomera buri mwe wese, ubehe gukomera abagabo, ubehe gukomera kw'abagore, ubehe gukomera kw'abantu bari mu ngeri zitandukanye, ubehe gukomera, ugwize kwizera muri bo. Rimasaka yarababa mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze. Nsengeye igihugu cyanjye, mwami Yesu Kristo, nsengeye ubuyobozi bwacu bwiza, nsengeye itorero ryawe, nsengeye inzego z'ubuyobozi bwacu. Reka urusheho kurinda imbago z'u Rwanda, urinde ubuyobozi bw'u Rwanda. Ramasaka yarababasenderebo, ndabivugira ku munara hirengereye, ndavuga ngo igihugu cyanjye kigotwe n'imbaraga z'ubwami bw'Imana. Amaraso ya Kristo reka gote iki gihugu. Uwiteka turagishinganishije nk'abatambyi, turagishinganishije Mana nk'abene cyo. Turarindisha abayobozi bacu amaraso yawe, turarindisha abayobozi bacu batuyobora, dukunda dusengera, turabasengera amaraso ya Yesu kubarinda, kurindwa n'imbaraga z'ijuru. Ingabo zacu reka zivange n'ingabo zo mu ijuru, ingabo za marayika wamanutse akivange n'ingabo Yoshuwa yarayoboye. Reka izo ngabo zivange n'ingabo zacu z'igihugu, igihugu cyacu gikomeze gitekanire mu biganza by'Imana. Uyu munsi ijambo no mu butware duhabwa n'ijambo ryawe riravuga ngo dufatamire ibitekerezwa mu mitima tukabigomora Kristo. Ndasengera imitima y'abami b'amahanga bakomeje kurwanya igihugu cyanjye, bakomeje kurwanya igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ngo iteka ryose ndafata imitima y'aba perezida b'ibihugu byo hanze mu izina rya Yesu. Ndagamburuza umwuka w'ishari, ndadekarara mu isi y'ikirere, ndatesha agaciro imigabo n'imigambi y'umwanzi kuri iki gihugu. Ndadekarara nk'umuhanuzi wawe, ndadekarara iterambere, ndadekarara amahoro, ndadekarara kubaho in the mighty name of Jesus. Reka u Rwanda rubeho, kuko n'ubundi rwabaye atari wabiduhesheje Mana, ahubwo ukuboko kwawe niko gufiteho kutuvanye, gufitaho uyu munsi duhagaze. Reka u Rwanda rukomeze rutere imbere, kandi imigabo n'imigambi y'amahanga ku gihugu cyane uyu munsi uyicishamo imikato mu izina rya Yesu, maze amagambo yabo muri bahinduke, maze bakunde bahindukire, bamenye ko u Rwanda dufite Imana. Mana urakoze kubyumvisha, ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane. Shalom.